anegurira ibyica. Mfite umukunzi utuye inyuma y'imice, uwo yarankuze sinabona uko mbivuga. Imyaka igihumbi n'amagana irashize, anegurira ibyica. Uwo yarirahiriye n'indahiro yatsinze, sinzongera kuba ku mbuto nari nicarana, uba noneho hariho umunsi yagaragaje ubutwari bwe, yagiye ikuzimu akanagira Satani, aramugaruka mwe muri abana beza, ariko icyo bintu mubimenyere, ntabwo ari ibintu by'abazungu. Oya, iki gihugu cyashize imbere umwari n'umutegarugori. Haleluya. Ariho kampeni yigeze gusohoka yitwa He for She. Ntabwo ari ugukirika gusa kuri internet ngo umuhaye amajwi, ubikore mu buzima bwa buri munsi. Abafite abadamu mujyana, ujye wihangana, nimba ufite n'umushoferi wowe ugenda umukingura umuryango, ubyimenyereze, biraryoshye cyane. Haleluya. Hari abamama barimo kujya mu mwuka, uratinya kureba umugabo maso. Umugabo ni uwuhe? Umugabo ni uwuhe? N'uyu ari haragira gutya, komerezaho. Haleluya. Biraryoshye. Reka mbabwire, umumama araryoherwa, ariko nawe ubwawe uraryoherwa. Haleluya. Abadafite imodoka noneho biroroshye, iyo ufashe taxi voiture byimenyereza. Haleluya. Nimba nafata moto, basi mufashe isakoshi yurira. Haleluya. Ndabinginze icyo kintu mukimenyere, kiraryoshye, nawe ubwawe wumva fierté. Ahantu maze kujya muri ibyo bihugu bya Amerika, hagwiriyeho bene wacu benshi cyane cyane havuye muri Kongo, mu nka n'ibindi bindi. Gero ndabikora mu musanzwe, sinamenya n'igihe nabikoreye. Nagira musenyo nkajya kumva pastor ngo turashize, uyu mugabo yanyumije rwose. Ejo nagiye kumufata ku kibuga cy'indembo, mbona kinguriye umugore, ni imperuka rwose. Sinkamenye ko natunguye umuntu, ariko yaba yamperekeje. Twagenza amasaha 20 nangahe tujya Amerika, n'urugendo rurerure ruvunanye. Wenda zanicara mu rusengero icyumweru cyose ndimo kubwiriza, gira geste nayo kumubwira ngo merci. Nawe yajyaga bikora, namugeza ku kazi akambwira ngo merci, urakoze, asante, thank you, akanshimira. Rimwe ari kumwe n'undi mugore, undi mugore aramubaza, ndamwumva bagenda amaza ngo kubera icyo amubwiye merci. Ati kuko angejeje hano. Nese yari kuguta mu muhanda? Ndaramureba, ati si inshingano ze. Madamu aramaza, se ikibi nkoze ni iki? Oya, namwe ntimugakabye. Use ndabinginze icyo kintu mukimenyere. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nukuri Vivante ijye ku isonga, kubaha abamama n'abakobwa. Amen. Amen. Yakoze umushumba kumushimira, avuga ati kubaho kwanjye uyabifitemo uruhare, ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye. It speaks volume. Imana ishimwe. Ni ibintu byiza cyane. Hari ahantu nagiye kubwiriza muri uyu mwaka, nabwirije iminsi 2, Imana irigaragaza, ijambo ryo kwizera. Abantu benshi baba challenge, barahigwa kabisa, bumva bakwiye guhindura ubuzima bwabo. Umumama pastor abwira umuntu umwe, sinzi niba narinyuzeho, baramvuga, sinzi ukuntu icyo kiganiro cyaje. Uwundi mumama aza kuyimbwira ati wakoze iki hari ahantu? Ni kubera iki?
ati hari umumama pastor ahantu wagiye kubwiriza, hanyuma numva arimo kubwira undi muntu ngo uriya mugabo yavuze amagambo y'Imana meza kandi imbaraga z'Imana zarigaragaje, abantu barabohotse, ariko nijye wabohotse cyane. Ati byahinze gute? Yakugire deliverance, yakuramuse ibiganza atoya, yampaye icyubahiro mu rusengero. Uwo mumama azakumbaza se wamuhaye icyubahiro ute? Ntiharya nakoze iki? Ndibuka ko nagiye mu giterane umunsi wa mbere, umupastor aranyakira neza n'ibyubahiro byinshi, ariko ntiyanyereka madamu. Igiterane gisoza, hari abantu benshi avuye hirya no hino n'amatorero ayoboye n'iki. Ngiye kuransanga pastor aricaye, iruhande rwe hari intebe yanjye, hanyuma ya mami. Hirya bashizeho intebe ya plastike ya coordinator, umudamu uyoboye igiterane. Nta ntebe nini zihari za diva bashizeho nk'izacu. Inyuma yacu hari umurongo w'abakozi b'Imana, ni nyuma yabo ngabo hari undi murongo, ngira ngo ni kuri wa gatatu cyangwa ku wa kane niho madamu yicaye. Ndamubazaniye harya pastor, madamu ari he? Umbabare kukubarizanga kuri mikro niho mbyibukiye. Ati nguriya ni madamu mwiza nko yicara inyuma. Ngo nta ntebe ihari. Ndavuga no coordinator naveho. Umbabare ndakuruta. Yavutse ntangiye umurimo w'Imana muri 80 na kangahe. Naramubwira nti naveho nashaka indi ntebe, madamu arahicara. Nza gusanga kubera ahantu bakuriye, madamu ntiyicarana n'umugabo ku meza, kandi ubwo mugabo yize kaminuza. Ntabwo ari umunyacyaro gusa apfunutse ari yahitaza mu murimo, yize kaminuza n'umu intellectuel. Rero ndabinginze ibyo bintu mubikore, icyo ushaka wagukorera nawe ugikorera abandi. Abagabo dukunda icyubahiro, niko Imana yaturemye, ntacyo dusaba, n'ijambo ry'Imana rirabitwemerera. Haleluya. Izi nazo zisanze ndagasore. Bwana sifesa. Turi kumwe. Niko Imana yaturemye, ni itanga inshingano ukuntu umugabo n'umugore babane, yavuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu. Ibyo ntabwo ugomba kubishakisha, Imana yaturemye nk'abami. Twinjiye ugomba kuririmba indirimbo y'igihugu. Aba bafite niko bimeze, ugomba kubikora, ugatangurana ukazana kamba mbiri, ukamukanda, ukamukorera massage nyine. Sibyo? Ugomba kumuha icyubahiro, ariko mwabagabo mwe icyo ushaka wagukorera nawe ugitange. Ugomba kubiba ugasarura, ugomba kumwubaha nawe. Abagore ko mutavuga amen. Ubuzima bwacu bugizwe no kubiba no gusarura. Niko handitse mu Itangiriro 8:22 ngo ijuru n'isi bikiriho hazahora hariho ibiba n'isarura. Amen. Oh amen. So mubimenyere, ukora ka geste gatoya, umubwire ijambo ryiza. N'uryo umuceri kumva urimo amabuye, umubwire utamakara yabaye make, ihangane. Tinahishije umuceri ariko amabuye yanze gushya, amakara yabaye make. Bwana sifiwe sana. Mwige gukomezanya. Sisi impamvu ibintu bije, ariko ubwo ndashaka kubwira urubyiruko rwacu, mutaragwa mu byo twaguyemo, mubikore neza. Mwebwe nta burenganzira mufite bwo kugira amakosa, ko mufite urugero. Haleluya. Rimwe umwana wanjye yigeze gusanga mama yitegura agiye kuryama, yisiga asa neza, aravuga ngo Imana izampa umugore umeze nkawe. Hanyuma nyina aramubwira ati nawe uzamufate nk'uko so amfata. Imana ishimwe. Murafashijwe, turi mu mwuka.
turi mu mwuka ibyo bintu ni ukubimenyera. Bigenze bite pastor? Madamu akubwiriyemo ngo nkomereza. Imana iguha umugisha, Imana ishimwe cyane. Ibyo bintu birakenewe, kandi nubwo yaba atari umudamu wawe ubimenyere, ubakorere, uwubahe, mwubaha abamama. Naro ndasengera umumama ubyaye umwana we wa mbere i Burayi, yabyaye masaa moya, kuva hirya ejo bundi ejo hari kwa gatandatu yagiye kwa muganga, kwa gatanu yari kunda, ijoro ryo kwa gatanu, umunsi w'ejo wose, ijoro ryose, mu gitondo nibwo yabyaye. Icyo cyonyine wacyubahira umumama, wacyubahira umukobwa. Amen. Abakobwa nabo bagira ibihe bacamo, uko Imana yabaremye murabizi, nabyo nibitangazwa ukuntu buri kwezi biba, ariko amaraso ntakame, ni igitangaza cy'Imana. Ibyo nabyo mukwiye kubibahira, kuko amahormone abahindagurika, bamwe biranababuza no kujya ku ishuri. Icyo cyonyine n'abantu bari vulnerable bakeneye security. Mube courtois, mw'abasore mube courtois, mube gentlemen, mube abantu. Mu Kinyarwanda bivuga bite? Mugeze kugaragaza ubupfura nyine. Imana ishimwe cyane. Mureke kwigira nk'inyamaswa. Urajya mugeze koroha, muborohere, batinyi bakanga, muborohere. Imana ishimwe cyane. Reka turebe mu gitabo cyo ku Ngoma, muri telefone, zira Bibiliya zo muri telefone nabonye ngo ni amateka, sinzi nimba ari Bibiliya yihe, ariko muri Bibiliya za kera nasha ubundi handitseho Ingoma. Igitabo cyo ku Ngoma cya mbere, ibice ni 20, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 8. Mwarakoze no guhagarana n'umushumba n'umuryango we, mukabakomeza mu gihe cy'ikiriyo no guherekeza uriya mubyeyi. Imana ibaho umugisha. Abashoboye kubikora, abatarabikora mukomeze kubashyigikira, mukomeze kuba hafi y'umuryango. Narabivuze kwa 4, Dawidi ngo yagororeye abahambye Sawuli na Yonatani. Imana ibagororere namwe. Ndavuze ngo Imana ibagororere. Amen. Abashatse mumenyere kumubwira ngo urarimbye, urasa neza. Mubimenyere n'ukuri. Ntuse ntabizi ko yarimbye, yayambaye atabireba. Murabyumva? Reka ujye ubivuga cyane, nuko adahari ngo mubaze. Pastor baguma kugumureba muri Bibiliya bimeze bite? Ntajya bivuga. Avugishwe, reka kubanza kumureba. Turiho turajya mu ijuru. Ntabwo ajya byibuka. Uri umugore mwiza. Umvise ukuntu yabyoroheje. Mu Kirundi yita ngo ni imvugo mbabarira amatwi. Ntabwo ajya byibuka. Noneho ugerageze kujya wibuka. Bwana asifiwe sana. Narabivuze mu makapozi, nundo njya mbivuge kuri abo batarashaka. Urya ushobora kubona umugore agiye mu kabati akabura umwenda wo kwambara, akabaza papa runaka ko nabuze umwenda, undi nawe kubera kudasobanukirwa urwo rurimi, ariko akabati kuzuye wabuze umwenda ute? Ntabwo yabuze umwenda, arashaka approval. Arashaka umugabo avuga iyo akunze. Murabyumva mwa basore mwe? Joshua, ni Joshua? Madame ari ntazi ni yari. Ujye ubimubwira Joshua,
turiho turajya mu ijuru. Beruka kwimubwira mwaka ushize mugira mariage. Ubwo nukureba ngo ntacyo umwana akora atabonye se agikora. Ubwo turabonye aho byapfiriye. Dusubire ku isoko dupfundure aho robine yapfiriye itiyo n'aya amazi atembe. Murabyumva yemwe, mubimenyere ntacyo bitwaye. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mubimenyere umugore we ntagashimwe n'undi mugabo. Ngo birimo biraza bigeze kera birimo kuza kabisa, ariko wakwihuse wa mugore we nari arwana n'imyitero n'imvutano ihute wanyerereje, kandi ubwo yabanje guhanagura utwana, yabanje kutugaburira. Imana idufashe. Ntabwo ari mwe ndimo kuvuga, ndavuga muri Afghanistan. Mwebwe bimeze neza cyane. Nkomero muvandimwe uti Imana ni Imana nziza kandi ikunda ibyiza mu bantu bayo. Igitabo cya mbere cyo ku Ngoma ibice 20 umurongo wa mbere kugeza ku wa 8 handitse ngo nuko umwaka utashe mu gihe abami batabarira, Yowabu ateza ingabo zikomeye igihugu cy'Abamoni aracyoreka, maze araza agotiraba. Ariko Dawidi asigara i Yerusalemu. Yowabu atsindiraba arahasenya. Dawidi yenda ikamba ry'umwami waho arimukura ku mutwe, areba kuremera kwaryo kwari itarano y'izahabu, kandi ryari ritatsweho amabuye y'igiciro cyinshi. Baherako baryambika Dawidi mu mutwe. Muri uwo mudugudu akuramo iminyago myinshi cyane, akuramo n'abantu bo muri wo, abakereza inkero n'ibyuma biharura n'intorezo. Uko niko Dawidi yagenje imidugudu y'Abamoni yose. Hanyuma Dawidi n'ingabo ze zose basubira i Yerusalemu. Hanyuma y'ibyo habaho intambara y'Abafilisitiya i Gezeri. Muri iyo ntambara Sibekayi w'umuhusha yica Sipayi wo mu bana b'igihanda, maze baraneshwa. Bukeye hongera kuba intambara y'Abafilisitiya. Eruhanani mwene Yayiri yica Rahumi murumuna wa Goliyati w'umugiti. Uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda. Bukeye hongera kubaho intambara i Gati. Hari umugabo muremure cyane wari ufite intoki n'amano byose ari 24. Ku kuboko hagiye habaho esheshatu no ku kirenge 6. Kandi nawe yabyawe na cya gihanda. Nuko asuzugura Abisirayeli. Yonatani mwene Shimeya mukuru wa Dawidi aramwica. Abo babyawe na cya gihanda Kigati. Abo babyawe na cya gihanda Kigati batsembwa na Dawidi n'abagaragu be. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mbwira umuvanti witinya, humura witinya icyo gihanda. Bivuge mu mbaraga uti humura witinya icyo gihanda. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Muri Samuel wa mbere 17 turaza kuhasoma umwanya muremureho gato, ariko harimo ijambo ku murongo wa 32. Samuel wa mbere bice 17 umurongo wa 32. Dawidi abwira Sawuli ati ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Mbwira umvanti ntukurwe umutima n'icyo gihanda. Igihanda bari abantu b'ibihangange, ibi giant, bari barebare birenze ibipimo bisanzwe by'abantu, banini bateye ubwoba.
rero ntabwo babitaga ibihangange, babitaga ibihanda. Ni ibintu byari bizwi ko mbita ibintu, n'abantu bari bazwi bateye ubwoba, bari barazengereje abantu benshi, barabasesereje, ariko Dawidi abahanaguraho. Ndavuze ngo ariko Dawidi abatsembaho bose. Imana ishimwe. Ibihanda ni ibintu byinjira mu muryango bigateza ikibazo, ugasanga umuryango wose bazonzwe n'indwara y'igifu, bakivuza, bakagira bate, bakirinda ibyo barya, bikava kuri umwe bikajya ku wundi. Hakaba igihanda kibuza abantu gushaka mu muryango, hakaba igihanda kibuza abantu gutera imbere, kwiga, abashatse kabuza kubyara. Ejo bundi nasengeye umumama waje mu giterane, abasha kuvuga, yavutse atumva kandi atavuga, ariko kuva habyariye abana batumye avuga. Abana bazatuma uvuga. Ariko kumva ntiyumva. Ndimo kuganira nawe nsanga ngo mu ruhande rwa nyina, aho nyina avuka, abantu 8 bafite icyo kibazo cyo kutumva. Na nyina ubwe yabyaye 2, we uwo mudamu na musaza we. Musaza we bamwishe mu ntambara, kubera ab'umutekano bamuhagaritse ntiyumva. Bamaze kumurasa, barebye mu byangombwa basanga afite icyangombwa cy'abantu batumva. Icyo ni igihanda mu muryango. Barizomva nti nta gihanda uzi, nta kintu cyahagaze mu muryango wanyu. Murakora, mukora neza, muri inyangamugayo, ntimwica akazi k'abandi, ariko nta musaruro. Abandi barazamurwa mu ntera, wowe ukahama hahandi. Kandi si wowe wenyine. Iyo ubirebye mu muryango usanga harimo utundi tumenyetso, kuko ibyo abarundi babyita ibigatanya. Ibyo bihanda birabyara, ariko inkuru nziza nibyo byabyaye biratsindwa. Ndavuze ngo nibyo byabyaye biratsindwa. Icyambere ndavuze ngo humura, kuko ijambo ariko ryavuze. Nimba ubyakira uvuga amen. Nkomero umva nti humura, 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 kuko ijambo ryabivuze. Ijambo ry'umwami ryabivuze. Haleluya. Abareba Dawidi baramureba nk'umwana, ariko yari yamaze gusukwa amavuta y'ubwami. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Ubwo ijambo ryabivuze humura. Ndavuze ngo ubwo ijambo ryabivuze humura. Icya kabiri, humura, kuko yatumye utsinda ibya mbere, yatumye utsinda n'ibi nabyo. Oh haleluya. Ibi bihanda batubwiye byatsinzwe na Dawidi, byatsinzwe amaze kuba umwami. Ariko ntabwo ari byo yatangiriyeho. Yatangiye kuri Goliyati. Igihanda cyari cyarazonze Abisirayeli, barabaye paralize, bagatonda urugamba ariko ntibarwane, bakazinduka kare ariko bagataha ntacyo bagezeho. Umunsi umwe, iminsi 2, iminsi 40, bije y'igihugu ijya ku rugamba, ngo ingabo ziri ku rugamba, ababyeyi bagemura imisoro y'igihugu. Icya gatatu, humura, kuko intambara atari yawe. Intambara ni Uwiteka. Ni ku Uwiteka yatumye Yehoshafati ngo abwire abantu ati muhumure. Igitabo cya 2 cyo ku ngoma ibice 20. Intambara ntabwo ari yawe, intambara ni Uwiteka. Ngira umva nti intambara ntabwo ari yawe, intambara ni Uwiteka. Icya kane,
humura kuko icyo gihanda cyakandagiye ahazira. Haleluya. Zaburi 125 badusomere ku murongo wa 3. Muri iyo Kinyarwanda aravuga ngo kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazahora ishinze mu mwandu w'abakiranutsi ngo bataramburira amaboko yabo gukora icyaha. Haleluya. Dusomere Eric umurongo wa 3. Y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko. Haleluya. Iyo nkoni yitinze mu mwandu wawe hari ubwo usanga akoze icyaha. Ubukene bushobora kugukorera icyaha, bushobora kugutera kwifuza, bushobora kugutera kurya ruswa, bushobora gutuma wigurisha ugatanga umubiri wawe kugira ngo ubone iki na kiriya. Ijambo ry'Imana ntirihakana ko inkoni yahabaye, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo izagumya. Sinzi ko wabyumvise. Mami dusomera mu Kirundi, nimba hari ufite Bibiliya y'Ikirundi amutange, ariko niba numutanga uhasome, utamutanga arahagutanga. Ufite Bibiliya y'Ikirundi umva uko havugaho. Zaburi 125 umurongo wa 3. Kuko icumu ry'ubugabe akira mikro mami. Zaburi 125 warebye hehe? Wavanyeho 100. Akunda gupunguza, akunda gucirikanya. Kuko icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi ritazokwama rishinze mu mugabane wagororotse. Ko ibigabitanye ibicumuro. Haleluya. Si mu Kinyarwanda yita inkoni, mu Kirundi akayita icumu. Iyo warwanaga ugatsinda ahantu washingaga icumu, cyangwa mu mico ya kera umutware cyangwa umwami ageze ahantu agakunda nk'umugore, yarahararaga yashinga icumu cyangwa ashira inkoni gusa, nyir'urugo agataha yirangaza akaba ashaka ahantu akatira, umugore akamureka iryo joro cyangwa iyo minsi. Hari ahantu umwanzi yashinze icumu mu miryango yacu, araza kubera ikintu cyabaye ahita aramenyera. Hari ibintu byabaye abacu batarakizwa, ahita yumva ko hafitiye uburenganzira. Ariko ndamutangarije ko inkoni itazahaguma, inkoni ye ntizahaguma. Ndavuze ngo icumu rye ntabwo rizahora aho ngaho. Bivuge mwene data mu mbaraga uti inkoni y'ubutware y'abanyabyaha ntabwo izahora ishinze mu mwandu wanjye. Haleluya, haleluya. Uti ndabivana he? Reba muri Samweli wa mbere hamwe twasomaga ku nkuru ya Dawidi yica Goliyati. Samweli wa mbere ibice 17 ku murongo wa mbere, wumva ukuntu havuga. Mikro isigiye mami. Haleluya. Samweli wa mbere 17 umurongo wa mbere havuga hate? Bukeye Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kurwana, baziteraniriza isoko y'i Buyuda. Abafilisitiya bagira bate? Baterana hehe? Isoko hehe? Mu Bufilisitiya. Iryo ni ikosa rya mbere. Nkomero mvanta ariko wabyumvise. Iryo ni ikosa rikomeye. Bateraniye hehe? Haleluya. Isoko i Buyuda. Hari abateraniye mu muryango wawe, hari abateraniye mu buzima bwawe, baje kurwana nawe kandi barwana bahagaze iwawe. Iryo ni ikosa. Ibyo byonyine amategeko arabibuza. Iyo umuntu yavogereye urugo rw'abandi
abashinzwe umutekano bafite uburenganzira bwose kugufasha, ariko ko mutavuga amen. Barabazengereje ku buryo mutinya no kuvuga amen. Ngira uti vuga basi na amen ntacyo wagutwara. Haleluya. Barinjiye mu gikoni, barinjiye mu mashuri y'abana bacu. Abantu basoma biruka ntibajya bareba neza, babona gusa ukuntu Dawidi yishe Goliyati, ariko yapfuye kera umunsi yakandagiraga mu bwa Yuda. Nyakubahwa niyo ajya avuga ati ntibakora ibyo bashaka, ariko hari umurongo ntarengwa. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Nimba yakandagiye mu mwandu wawe, mu mugabane wawe, Yakobo asezera abana be abaturaho ibizababaho abaraga, ageze kuri Yuda. Turebere mu Itangiriro 40. Ntabwo nateguye kuhasoma aho ngaho. Itangiriro 40 nimba ari 9, nimba ari 47. Ninde wibuka asezera abana be? Ni 49 cyangwa 7. Ibice oya, ubwo ni 49. 49 rero urebe ku murongo aho ngaho aho bavuga kuri Yuda. Ni umurongo wa kangahe? Wa 8. Turebere umurongo wa 8. Yuda bene so bazagushima, ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe. Yuda n'icyana cy'intare urazamutse, mwana wanjye uvuye mu muhigo. Yunamye abunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore. Ninde wayivumbura? Umuntu y'ubwami izava muri Yuda, umuntu y'ubutware izava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza. Oh yaya, amahanga azumvira. oh haleluya. Yuda bisobanura ishimwe. Haleluya. Yuda bisobanura praise. Igihe umwanzi agerageje gukandagira mu ishimwe ryawe, Imana ubwayo irirwanira. Iyo umwanzi aje kwica ubuhamya bwawe, kuko ntabwo ari ubuhamya bwawe, ubuhamiriza uriye, icyo gihe arahagarara. Haleluya. Icyo gihe arihagurukira. Ariko kandi Goliyati ntabwo afite amakuru ko Yuda nubwo afite ubwoba ni icyana cy'intare, kandi si intare gusa, ni intare y'ingore. Abazi iby'inyamaswa bavuga ko intare y'ingore ari ibanza gufata, igahita ireka bwana akaza akarya. Ni nk'uko abagore b'Abanyafurika nibo birirwa kumbabura ku ziko, bakarya ari uko ya ntare irangije kurya yiriwe izerera sinzi he. Mumbabare ndio ndavuga abo muri Afghanistan. Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe. Ngo kandi Yuda ngo agize ate? Ngo afata kwijosi ry'abanzi be. Ndio ndare abantu hano bafite amasezerano, ariko umwanzi yabateye ubwoba. Ngira umva ati humura, humura, kuko yakandagiye mu mugabane wawe. Mu yandi magambo, yapfuye, byashize. Ibi nibyo byatangaje Dawidi agemuriye bakuru be. Reka tuhasome twihuta. Bukeye Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kurwana, baziteraniriza isoko y'Ubuyuda. Turi kumwe? Begerereza kuri Efesidamimu hagati y'isoko na Azeka. Sawuli n'Abisirayeli nabo baraterana, begereza mu kibaya cya Era. Birema inteko kurwana n'Abafilisitiya. Abafilisitiya bahagarara ku musozi wo hakurya, Abisirayeli ku wo hakuno. Hagati yabo hari ikibaya. Bukeye mu rugerero rw'Abafilisitiya havamwo intwari yitwa Goliyati w'i Gati. Iki ni igihanda.
ikirere cye cyari mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki, ubwo n'uburebure bwe. Yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Kuremera kwaryo kwari shekeli z'umuringa 5,000. Ku maguru yari yambaye ibyuma bikingira imirundi, kandi anigirije agacumu k'umuringa mu bitugu. Uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda. Kuremera kw'ikigembe cyaryo kwari shekeli z'ibyuma 600. Kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere. Cyari ikigabo giteye ubwoba. Ingabo yo kumukingira yashakaga abayitwara, ubundi umuntu arijyanira ingabo. Ariko we kubera uburebure byakenyeraga umwana wikorera iyo ngabo. Ati yarahanuraga atabizi. Aravuga ati nimushaka umuntu arwane nanjye, naneshe Filisitiya yose irabitsinzwe, nimunesha namwe muramutsinzwe. Yaravuga ati hari uzakurwanira, hari uzakugira ku musaraba, ntabwo ukeneye kujyayo, azagukorera akazi kose, nanesha nawe uzaba unesheje. Oh haleluya! Oh yaratsinze. Oh haleluya! Ndayibagiye chorus. Oh hallelujah. 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 Oh hallelujah. Umufilisitiya arongera ku murongo wa 10. Umufilisitiya arongera aravuga ati suzuguye ingabo za Isirayeli uyu munsi, ni mumu mugabo turwane twembi. Sawuli n'Abisirayeli bose bumvise ayo magambo y'Umufilisitiya bariheba, baratinya cyane. Ikintu igihanda kibanza gukora iwawe mu buzima bwawe ni ubwoba. Kibanza kukubohesha ubwoba, kibanza kugufunga mu mutwe, kikakwemeza ko ariko bimeze, ariko byahoze, ariko bizahora. Naje gutangaza ngo ntihumura, ntukuke umutima kubw'icyo gihanda. Oh haleluya! Nufunguka mu bitekerezo uraza kubona ibintu bihinduka. Haleluya! Reka mbendetse gusoma nkomeze. Humura kuko urwana n'ibyatsinzwe. Reka nongere mbisubiremo. Humura kuko urarwana n'ibyatsinzwe. Kujya mu mukino uzi ko wamaze gutsinda, urakina nyine. Udakoze isoni wamaze kugwa iyo ntsinzi. Ariko nubwo bakurusha imbaraga bakagutsinda ibitsindo 20, ifirimbi yanyu miraza kuvuzwa, ariwe bazamura ukuboko. Nimba ubyakira uvuga amen. Humura. Humura kuko intsinzi iri mu ruhande rwawe. Paulo yahuye n'ibibazo, yanyuze muri gereza, ubwato bwamushwanyikiyeho, bamuteye amabuye, baramubesheye, yirwaga mu rukiko aburana na hariya. Ariko rimwe aricara areba ibyo Imana amukoreye, areba ubwiza yamuhaye, areba ukuntu yatsindanishijwe, yitwaga umunyabyaha. Aravuga ngo none se tuvuge iki? Nimba Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, umubisha yabande? Oh haleluya! Umubisha yabande? Uyu ni uvuga ngo abo mu Rwanda bamaze gutsindwa mu Bakolosayi 2:15 ngo yahemuye abakuru, abatware, abitwa bakomeye, abagaragaza, abashira ku mugaragaro, abivuga hejuru, abivuga hejuru. Umuntu arambwiye ati ariko nihe confidence ugira mu biterane byawe bituma wirukana abadayimoni ku mugaragaro nka kuriya?
mise ubitinyira iki aterega ntinya kuzicyaha kuko maze ushobora kutagenda nkakorwa n'isoni. Ufite isoni z'iki? Zamaze kugenda ahubwo zigomba kwemeza gusa ko zagiye. Ngo hari nigeze itwiriza zivuga ngo ya ntabwo tugenda, niyo zivuze ngo ntabwo tugenda ziba zagiye buri. Atoya mbwira confidence ufite. Ni confidence uko databuja amaze kubihemura hejuru. Yamaze kuhagara hejuru. Ryakazi kawe no kugenda ntera umugere gusa. Aho ngeze hose ari mu Bushinwa, ari i Burayi, ari muri Amerika. Toka. Hey, hallelujah. Mbwira umva nti reka gutinya ibigutinya. Humura. Nuhumura igihanda kirakitsinzwe. Ikibazo cya mbere cy'ibihanda dufite ni hano. Sinzi ikintu byubatsemo byaratwemeje ubyuka cyumva kitanaharura cyumva mu mutwe. Ukaryama wumva ko kiri bukunige. None dufite n'abahanuzi benshi aguma kohereza message usenge cyane nabonye kohereza amahembe. Usenge cyane nabonye bagira ibi nibi yego bariho. Ariko baraneshejwe. Oh, baratsinzwe. Mana yanjye. Yego ibyo bangiza ntibibura. Nk'aba bacengezi bari batsinzwe ariko akajya baza bakagira ibyo bangiza bakagira uwo bica. Ariko baratsinzwe. Humura mwene data. Ubwoba butuma tumenyera ibihanda. Tukagirana nabyo amasezerano. Tukiga kubana nabyo. Tukiga gufata kanini ko kugira ngo icyo gihanda nyine nacyo kigubwe neza. Ikindi iyo twamenyereye ibihanda dutangira kwifata nk'abanyamahanga. Twigana abandi. Dawidi yaraje asanga uwo munyago ariho arabatuka yabajujubije abakomera. Reka nkomeze nsome mwumve. Ku murongo wa 10 Umufilisitiya arongera aravuga ati nsuzuguye ingabo za Isirayeli, uyu munsi ni mumpe umugabo turwane twembi. Sawuli n'Abisirayeli bumvise ayo magambo y'Umufilisitiya bariheba baratinya cyane. Umurongo wa 12 kandi Dawidi yari umwana wa Munyefurati w'i Betelehemu y'Ubuyuda witwaga Yesayi, kandi Yesayi yari afite abahungu 8. Ku ngoma ya Sawuli yari ageze mu zabukuru. Abahungu bakuru 3 ba Yesayi bari baratabaranye na Sawuli. Amazina y'abo bahungu be 3 batabaye uw'imfura ni Eliyabu, uw'ubuheta ni Abinadabu, uwa 3 ni Shama. Dawidi yari umuhererezi, kandi bakuru be uko ari 3 bari baratabaranye na Sawuli. Ariko Dawidi yajyaga acuragana kwa Sawuli aragira intama za se i Betelehemu. Nuko uwo Mufilisitiya uko bukeye nuko bwije akabasatira agenza cyo iminsi 40 yigaragaza. Bukeye Yesayi abwira umuhungu we Dawidi ati gemurira abakuru bawe efa imwe y'ingano zikaranze na ya marobe y'imitsima 10, wihute ubishire bakuru bawe mu rugerero ku rugamba. Kandi ushire umutware w'igihumbi barimo amasoro 10 y'amavuta y'igishwamwaka. Urebe bakuru bawe uko bameze maze unzanire inkuru zabo z'imvaho. Kandi Sawuli nabo Bisirayeli bose bari mu kibaya cya Era barwana n'Abafilisitiya. Numva ngo barwana. Birirwa batukana ngo bari bararwana. Ndebere uwo muntu ndebere nimba ari mu barwana cyangwa arabirwa batukana. Hari abareba hasi n'abareba hejuru mu ndebere 20. Nuko Dawidi azinduka kare mu gitondo asigira umwungere intama ze. Yenda ibyo bintu aragenda nk'uko Yesayi yamutegetse. Arasukira aho bakikije amagare, aho ingabo zahigiraga
zigiye kurwana. Nuko Abisirayeli n'Abafilisitiya birema ingamba, urugamba rwerekerana n'urundi. Maze Dawidi abitsa umurinzi w'ibintu umutwaro we, aravuduka ajya mu ngabo, aramutsa abakuru be. Akiganira nabo, muri ako kanya ya ntwari y'Umufilisitiya w'Igati witwaga Goliyati asohoka mu ngabo z'Abafilisitiya, atangira kwiyamirira nk'uko asanzwe. Dawidi arabyumva. Abisirayeli bose bamurabutswe bashya ubwoba, baramuhunga. Abisirayeli baravuga ati aho mubona uriya mugabo uzamutse, ni ukuri azanwa no gusuzugura Abisirayeli. Ibyo kurwana bivuyemo n'iby'ubwoba babijyamo nyine, barangije biga ni kwitotomba. Umutindi ntacyo ageraho, niyo ahashe ntabigezayo. Ntimureba buriya ubwo bitangiye. Nigeze kumva umuntu muri famiye, umuntu yapfuye, famiye yacu batubikiye ko umuntu apfuye, ngo ko agiye turashize. Nari umwana muto ariko wuzuye ukwizera. Namwe noya, reka kuvuga ayo magambo. Ndamucyaha kandi arambyaye. Nimureba uriya Mufilisitiya, uriya nta kindi kintu agiye kudusuzugura. Tugeze ku murongo wa kangahe? 25. Abisirayeli baravuga ati aho mubona uriya mugabo uzamutse, ni ukuri azanwa no gusuzugura Abisirayeli. Umuntu uri bumwice, umwami azamugororera ubutunzi bwinshi, amushyingira umukobwa we, kandi azaha inzu ya se umudendezo muri Isirayeli. Arandi avuga ngo azavanaho umusoro. Imana ishimwe cyane. Oh, haleluya. Maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati uzica uwo Mufilisitiya agakuraho Isirayeli igitutsi, bazamugororera bate? Mbese uwo Mufilisitiya utakebwe, usuzugura ingabo z'Imana ihoraho, ni muntu ki? Abantu baramusubiza ati uko niko bazagororera umuntu uzamwica. Usome haruguru ibyo twavuze. Haleluya. Murongo wa 28. Maze Eliyabu mukuru we w'imfura yase yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakare buramuzibiranya, aramubaza ati wazanywe n'iki? Mbese bwa butama busigiye nde mu butayu? Nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, kuko wazanywe no kureba intambara. Hari ubwibone yerekanye hano. Ni kujurizia tu. Yibarije akabazo, wakwica kiriya kigabo? Kuri we yari yarangije, yashaka kumva gusa ibihembo neza. Ntabwo yatindaga harya uriya umuntu yamwica gute, yaturuka aha cyangwa yaturuka aha. Iyo amaze kumwica abona iki? Ndashaka kubakomeza. Icyo gihanda nugikubita hasi umuryango, uzabona amakuru ahinduka. Uzabona amakuru ahinduka mu muryango. Haleluya. Mbwira umva nti ntabwo dukorera ubusa. Imana ishimwe cyane. 29. Dawidi aramusubiza ati mbese ngizene? Aho nta yindi mpamvu. Amutera umugongo yerekera undi. Namubaza bene ibyo, abantu baramusubiza batyo nk'ubwa mbere. Ayo magambo bumvise Dawidi avuga bayashengerana kwa Sawuli. Abyumvise aramutumira. Dawidi abwira Sawuli ati ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli asubiza Dawidi ati ntiwashobora gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye, kuko ukiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwawe. Bazabikubwira ngo iki kintu kimaze imyaka mu muryango, kishe runaka na runaka, uracyari umwana. Humura, uri kumwe nawe araruta uri muri bariya.
Yohana ati uri muri twe araruta uri mu bisi. Sawuli amaze kumubwira ibyo ngo yamenyere kurwana uhereye mu busore bwe. Murongo wa 34 Dawidi asubiza Sawuli ati umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira akanwa, nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe muri izo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'uyu Mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati ngaho genda, Uwiteka abane nawe. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero y'umuringa ku mutwe, amwambika n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Dawidi aherako yambara inkota ku myambaro ye, agerageza kugenda nk'uko yari atarayigenderamo. Dawidi abwira Sawuli ati simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura, aherako asingira inkoni, arayitwaza, yitoraniriza amabuyenge 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuhumetso, bamwe bayita itopito mu ntoki. Nuko yegera Umufilisitiya, Umufilisitiya nawe araza asatira Dawidi, umutwaje ingabo amurangaje imbere. Umufilisitiya aza akebaguza, abona Dawidi aramusuzugura kuko yari umusore w'umugenda w'inzobe w'uburanga. Nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati ko unteranye inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? Ako nako nishiriyeho, wamaze kubimenya urimbwa n'ubundi. Ntabwo ari mwe mbwira, ndabwira Goliyati. Umufilisitiya aherako akwena Dawidi mu izina ry'Imana ze. Umufilisitiya abwira Dawidi ati ngwino nkubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira Umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice, nguce igihanga, kandi ndakugaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli harimo Imana. Kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari y'Uwiteka, kandi ari uzabatugabiza. Nuko Umufilisitiya ava aho yarari aza guhura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Dawidi akaba mu muvumba, muri ka gasahoke, muri ka gasakoshi, akaba mu muvumba ye, akuramo ibuye. Mbwira uwo muvandimwe uti kaba muri uwo muvumba, kaba muri ako gasaho kawe, kaba muri ako gasakoshi ko mu mwuka wawe. Hari icyo ufite mwene data. Oraba ya santakaya 49. Dawidi akaba mu mvumba ye, akuramo ibuye, ararirekura, ariko cora Umufilisitiya mu ruhanga, ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yahanguje Umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha, aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Dawidi aravuduka, amuhagarara hejuru, asingira inkota ye, ayikura mu rwubati rwayo, aramuhorahoza rwose, ayimucisha igihanga. Nuko Abafilisitiya babonye intwari yabo ipfuye, bariruka, maze Abisirayeli n'Abayuda babahagurukira bitera hejuru, bagerekana n'Abafilisitiya. Oh haleluya! Babageza i Gati no ku marembo ya Ekuroni, kandi Abafilisitiya b'inkomere bagwa mu nzira ijya ya Sharayimu, bagenda i Gati na Ekuroni. Abisirayeli baherako barekeraho kwirukana Abafilisitiya, baragaruka basahura urugerero rwabo.
maze Dawidi yenda igihanga cy'umufilisitiya akijyana i Yerusalemu, ariko intwaro ze azibika mu ihema rye. Ubwo Sawuli yarebaga Dawidi agiye kurwana n'umufilisitiya, yabajije Abuneri umugabo w'ingabo ze ati, harya uriya muhungu ni mwene nde? Abuneri naramusubiza ati, ni umuvivante wa Nyarugunga. Rabashakaraba, haleluya. Naramusubiza ati, mba we ntabwo yarabizi, ati ntumubaho nyagasani nkamumenye. Ariko atakumenya, ariko imirimo yawe ikamenyekana. Humura. Mirongo 56 turabaza, umwami aravuga ati, baza se uwo muhungu wari we. Hanyuma Dawidi atabarutse amaze kwica umufilisitiya, Abuneri amuzanira Sawuli afite igihanga cy'umufilisitiya mu kuboko. Sawuli aramubaza ati, harya uri mwene nde wa muhungu we? Dawidi aramusubiza ati, natojwe na Pastor Edmond. Haleluya. Mumbabare ntabwo ari ukwirata, ariko abo natoje bazi kurwana mu kwizera, mfite ibihamya. Dawidi aramusubiza ati, ndi umwana w'umugaragu wawe Yesayi w'i Betelehemu, sijye wahahera. Haleluya. 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 Abantu bazanira intsinzi abandi, icyambere ni abana bumvira. Uyatumwe na se aragenda, ni abahungu n'abakobwa bumvira. Mbwira umuvandimwe uti, wicaranye n'umwana wumvira. Icya kabiri ni abana basizwe. Bibiliya iravuga ngo ntabwo ngo mwasizwe amavuta y'uwera. Mbwira umuvandimwe wicaranye n'uwasizwe. Icya gatatu ni abana faithful, n'abakozi faithful, n'abizerwa. Mbwira umuvandimwe wicaranye n'umwizerwa. Nicyo bariho baratwibutsa mu gitondo, ibuka aho wavuye ukagwa, tureke kuba abapfapfa. Twatangiye dusenga, dukomeze dusenga. Twatangiye dukora imirimo, dukomeze tuyikora. Tuba bizerwa. Haleluya. Ntabwo dukorera amaso. Uyu mwana ngo azinduka kare. Ni abantu bakora cyane, ni abantu bibwiriza. Yari yatumwe na se kugira iki? Yari yatumwe na se gukora iki? Kugemura. Ariko ageze yabona iki? Ikibazo. Abana bo bizerwa. Navuga ngo njye ntabwo ndi muri protocol, njye ntabwo baranshira muri elders, ntabwo ndi umudiyakoni, njye ndacyategereje ubwo azansengera nka pastor nibwo nzatangira gukora. Abana bo mu nzu, abana bakubita hasi ibihanda, baribwiriza. Haleluya. Ntabwo bareba ikirahuri giteretse aho ngaho, isazi zikidumaho ngo akirekeraho, arayitera akakijyana mu gikoni. Ntabwo ategereje ibihembo, kuko yamaze guhembwa, arakunzwe. Haleluya. Abo bana se babigira bate? Icyambere barasuzuma ibintu uko bimeze. Dawidi ngo agiye arabanza areba uko bimeze, arabaza. Mbwira umva ati, wige kubaza. Baravuga ngo ugenda utabajije ugasaza utamenye. Mwige kubaza. Reka kwasuminga, reka kuvuga ngo niko bimeze. Baza. Umwana witwa Yesu ku myaka 12 ngo abaza abafarisayo n'abanyabwenge byanditswe aho ngaho. Ngo arababaza, ngo batangazwa n'ubwenge bwe kubera ukuntu yabazaga. Kubaza kugaragaza ubwenge. Mwanyuze mu mashuri benshi, iyo bakwigishaga ukabonera inyenyeri n'ibintu utumva nawe usa ntiwanabazaga. Burya habaza wasobanukiwe. Jya ubaza kugira ngo ugaragaze ko wasobanukiwe. Haleluya. Bazi impamvu dukora ibyo dukora mu itorero. Bazi impamvu tubayeho uko tubayeho. Baza. Ngira umuvandimwe, gira assessment, gira evaluation, suzuma. Ariko kubera iki wacu bihora bimeze gutya? Urwo ni urufunguzo rwo kubita hasi ibihanda. Ndashaka gukomeza umuntu urahanga avuga ati, pastor agenyijijwe genyine, ngwana genyine, niyiriza genyine, ndakesha genyine, senga genyine. Humura.
nukubita hasi igihanda n'abandi azaguruka gufasha. Ababisirayeli bari bananiwe gukubita hasi Goliyati, ariko Dawidi amukubise hasi ngo bose barahaguruka. Ndavuze ngo nugikubita hasi wazakwishurira amashuri, nugikubita hasi wazagufasha ubukwe, nugikubita hasi ntuzamenya aho support iturutse mu muryango. Tugeze ino muri iki gihugu numva twaje tutiteguye, twicaye mu nzu na madamu tugiye ko tubona umwana umwe twafashije wabaye iwacu, dufite umuryango umufasha, atuzane nimba ari amadolari 1000, nimba ari umuriyoni sinibuka. Ndayareba ndaseka. Haleluya. Hashize iminsi 2 haza undi ngo mami yigeze kwishurira umwarimu muri cours du soir niki, amuzanira n'amayero 1000. Hashize indi minsi 2 haza undi mwana wo muri famille natuzanira amadolari 1000, hazaga 1000 gusa. Hashize igihe haza abandi bavandimwe umugabo n'umugore n'akana kabo, amafaranga ngo bari barabitse nimba ari kugura parcelle nimba ari iki, batuzanira n'imbere miliyoni 2 nangahe. Amafaranga arahamagarana. Nari maze iminsi mu masengesho nkubita hasi igihanda. Iyo gikubise hasi abantu wibwira ko batazi ibyawe, abajyaga bagusuzugura, abajyaga bavuga ngo ntubishoboye, barahaguruka akagufasha. Nimba utemeye ibyo nkubwiye wongera usome ijambo. Ndaje kukubwira ngo ugiye kubona support mu muryango utangare. Ba bantu bajya bavuga ngo akarirata, yirirwa yatura ibintu yirarira, yirirwa mu rusengero, uzatangazwa n'ukuntu wahagarara inyuma yawe. Usomye ukomeje gusoma bararirimbye ngo Sauli yishe 1000 ngo Dawidi yishe. Kare bamubwiraga ngo arirata. Ndibwira ko Eliyabu nawe mukuru we nawe ari mu birutsi inyuma y'Abafilisitiya. Yaza muwasanga ubwa butama bwa so busigende. So ngire umva nti cyambere reba uko ibintu bimeze. Icara ubirebe, baza amakuru. Ariko kubera iki wacu haba ibirwara bya depression, kubera iki wacu abantu baguma duhora mu manza mu rukiko, ibintu ni ibiki? Papa niko byagenze, Muyomba niko byagenze, na shangazi numvise ejo ndari mu rukiko, ni ibiki? Ariko unyene nkomere umvana utibaza. Icya kabiri ushaka icyubahiro cy'Imana, kuko kunesha kwawe kurazana icyubahiro mu muryango wawe. Haleluya. Ushaka icyubahiro cy'Imana. Gukira kwa bene wanyu bihesha ishema izina ry'Imana. Bazajya bavuga ngo runaka yakize wa mwijima, Imana ishimwe. Ntumenya gusa Imana bashimiye ariyo, ariko bazavuga ngo Imana ishimwe, Imana ishimwe. Icya gatatu, ndihuta kuko umwanya ni muto. Icya gatatu, wige guhanurira ejo hawe. Haleluya. Wige guhanurira ejo hawe. Uriya muntu ndamurwanya kandi ndamutsinda. Oh haleluya. Ubyuke mu gitondo uvuga ngo uyu munsi ni mwiza, ibi bihe ni byiza. Reka kubyuka uvuga ngo ariko ibyo birakomeye, ibyo bimeze nabi. Iyo mvugo yirekera abandi. Ifite abavugizi benshi. Ndakwinginze ubu umuvugizi w'ibyiza. Ubyuka uvuga uti uyu munsi iki cyumweru kirabakiza cyane. Oh haleluya. Icya kane, babitubwiye batuyoboye no mu ndirimbo ivuga ngo bari imigisha. Haleluya. Ngiro mvanti subiza amaso inyuma, tanga ubuhamya, yiyibutse iby'Imana gukoreye. Dawidi aravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza byose yagukoreye.
agatoya na kanini byibwire bibwira abandi bakwita indondogozi bakwita uko bashaka ariko babimenyere abavandimwe banjye barabizi ndabasubiriramo nkongera nkabivuga abana banjye barabizi bajya banseka ntangira nko kuvuga imwe agahita bakomeza kuko babyumvise kenshi haleluya haleluya reka ngubwire ubuhamya bwawe n'ubuhanuzi bw'umuturanyi wawe kandi ubuhamya bwawe ni n'ubuhanuzi kuri wowe kuko iyo umaze kubona ibyo yagukoreye uhita umenya ko n'ejo azabikora kuko uko yari ari ejo niko ari none kandi ko azahora ari iteka ryose Imana yanyigishije yamvanye mu nzara z'intare n'iz'idubu irangiza n'uriya icyo ni icya kangahe tugezeho cya kane icya gatanu wigire ku bandi ariko ntiwigane abandi ngira umuvandimwe uti ntiwishushanya twarize kwishushanya mu mbabarire ndabibona mu baririmbyi turabona abana bacu babaye abasitari bize kugira urusatsi rudasokoje abandi amapantaro agenda ukuntu ngo nibwo busitari abandi abahungu bakubitamwo ibisuko ngo niko babonye umuvuzi w'ingoma ukomeye ku isi ameze reka kwishushanya menya aho utuye menya aho uri menya utwawe umenyereye yambara imyenda ya Sawuli ntacyo yamufashije none ariho arayimba nimba iyo myenda yari yagufashije kuki utatsinze arayambara aba honest aramubwira ati nukuri simba imenyereye abenshi duhita dupfira ipoze tukambara ibirato tukajya mu bukwe bituvuna wakwiyambara ikamambiri umenyereye ntabwo ari mwe mvuga ndavuga muri Afghanistan Dawidi aragenda atera intambwe yumva wapi atera iya kabiri ati ibisimba imenyereye reka nikoreshe siko umenyereye undi ahita aramwe ngo Uwiteka ajyane nawe ariko se we Uwiteka ntibari kumwe kumwe ngira umva nti wige mwige musome nimba ari ikintu kimwe kimbaza ngo cy'aba intellectuals benshi bubu ntibasoma iyo udasoma rero ntabwo developer ntabwo ugira esprit critique ntabwo wiga gushishoza ibije byose urasama ibinyuze byose ujyana nabyo gusoma birafasha Imana yangira ubuntu gusoma kuva ndi umwana muto ndibuka mu myaka nka 10 n'ingahe bigeze gusanga mu rugo nta myenda afite kwera amafaranga bamaga kugura imyenda naguraga ibitabo nari nasomye ibitabo bya Billy Graham byose nari nasomye ibitabo by'uwitwa Yongico ukwizera haleluya soma iga ibya sante iga ibya ekonomi soma reka vuga ngo jye nize ibingibi gusa gira umutima wagutse iga haleluya hanyuma ibyo wasobanukiyemo aba ari byo ugenderaho ariko ntubone uwambaye gutya ujyane nawe nubona usokoje gutya ujyane nawe nubona ugeze gute oya ngira umva nti oya rwose intwari ntabwo ariko zifata Bwana asifiwe sana ibyo rero bigufasha kwisobanukirwa kumenya icyo ufite Imana buri gihe yahoraga ibaza abantu ufite iki Mose ufite iki ati ufite inkoni murimo kunkurikira ufite iki ati ufite inkoni ati irambure hejuru y'amazi mureke kurira irambure hejuru y'amazi ongera umbarize umva ufite iki hari icyo ufite hari ikintu Imana yaguhaye wagikoresha kubita hasi igihande wanyu abantu bakumirwa Bwana asifiwe yari ifitiye umuhumetso itopitu yarayimetrizaga haleluya simvuze ko ibyo abandi ari bibi ariko abarundi nibo bavuga ngo ingendo y'undi iravuna urapfa kwigana ukajyana ikindi muri kwa guhanura nayo ndavuga hariho guhanura ejo hawe hariho kwiyibutsa ibyo wanyuzemo
ariko ikindi nshaka kukubwira, wige kubwira uwo musozi, wige kubwira Sanibarati na Tobiya, wige kubwira Goliyati, bwira uwo mvanti, bwira icyo kibazo gifite amatwi, bwira iyo ndwara yatumye iwanyu imaze imyaka, yibwira ifite amatwi, tinda gusha. Haleluya, haleluya. Reka gutinya, ndabona abantu mwagize ubwoba ngo nayibwira si kangyukirana, yibwire. Haleluya. Ubwo abandi baguma bitotomba, ariko ntimuraburiya mu Filisitiya, undi yaraje ati uyu munsi ndakugaburira ibisiga. Oh haleluya. Imana ya Isirayeli watutse uyu munsi biramenyekana ko hari Imana muri Isirayeli. Ikindi soza mbabwira, ihuta ukora icyo wasobanukiwe, icyo wamenye neza, icyo umenye gikore. Gikore mwene, witinya gikore, ubwo wagisobanukiwe gikore. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Yaragiye aragikora. Intsinzi rero tubona ni iyihe? Icya mbere, iyo ukubise hasi icyo gihanda, umwanzi araceceka mu muryango, araceceka mu itorero, araceceka mu gihugu. Nimba byakira uvuga amen. Ikindi, iyo ukubise hasi iki gihanda, iyo bavuga ibi bihanda bavuga bitwa barafa, mu Kirundi bita barefa, naho muri Refaidium na hehe, abo bantu bari bihanda barazwi. Abo ni bene n'abitwa Banaki. Muri Bukanaki yo Karebu yatsinze agahita ahabwa umusozi. Iyo ukubise hasi igihanda uhabwa umurage wawe, uhabwa umugabane wawe, abana bawe bazarya, n'abana bawe n'abuzukuru n'abuzukuruza. Icya gatatu, iyo ukubise hasi igihanda uzanira agakiza abawe n'imidugudu n'imijyi n'ibihugu. Reka mbisobanure gato. Mu Byakozwe n'Intumwa 16, Pawulo ngo ajya ahantu kubwiriza, ngo haza umukobwa urimo dayimoni iragura. Murabyibuka? Ngo akagenda babwira ngo aba ni abantu b'Imana, barababwira inzira y'ukuri, nimubumve. Hari ikibi arimo kuvuga? Cyari ibyiza gusa, ariko cyari igihanda cyatuye aho ngaho, cyacecekesheje abantu. Pawulo aragisobanukirwa, ahita aragicecekesha, acyaha iyo dayimoni, bahita baramufata. Kubera iyo utsinze umuntu w'umupfumu muri quartier runaka, cyangwa mu murenge kanaka, cyangwa mu karere kanaka, nibura abantu 100 bararekurwa, nibura. Kuko abafashe ikirere, aba yarafunze abantu, inda zivamo, abantu batabirukanwa mu mazu, abana ari mu biyobyabwenge. Hari ibintu byinshi mubona mu midugudu yanyu bikorwa n'abapfumu batuye aho mutazi. N'aha ngaha baraza, maze gusengera abantu nk'abangaye bikabavuga amazina ari aha ngaha. Umunsi umwe nzavugutira umuti. Haleluya. Umva, muravuga ngo ndiyo ndakina, hari ubwo byabaye ku Ijabe. Abapfumu babiri bafatanira mu rusengero rwacu, agakecuru karesha gutya, gafata igisore cy'igihangange, karagihuza neza, ngo urakora iki hano ko ari jye bahatumye. Mbona umusore icyo kiramurenza, amabanga yabamenekera aho ngaho. Ikindi gihe mpagaze imbere ndasenga, mvuga nti ndatangaje ko akazi kabo gashize. Umwe muri wazana ibinyuguri yajyaga akoresha, arabizana bikubita ku kameza kanjye, ndabwiriza ngo ampaye gift y'umwaka musha. Avuye aho ngaho aragenda ahita arapfa. Munacheza na moto, vivante ntabwo ari bya bindi. Imana ishimwe cyane. Ndabivuga maze gusengera abantu bageze kuri 3 hano, bikabavuga. Umwe yaragiye, hasigaye nka 2 cyangwa 3. Ndabizi ko mutari bigubize muri video, ibyo muze kubivanamo n'ibyo mu nzu. Imana ishimwe cyane. Bidatuma hari abatinya kuza hano, nabo batwegera. Imana ishimwe cyane. Uwo mukobwa Pawulo amucyashye, dayimoni imuvuyemo, barabafunga kuko yarafashe ikintu gikomeye.
abacamanza ataraza baturutse, umujyi wose urahaguruka batera amabuye. Ageze muri gereza ahimbaza Imana bahaye intsinzi. Ayihimbaje, umukuru wa gereza akizwa nabo mu nzu ye bose barabatizwa. Icyo cyari gihanda kihishe muri uwo mukobwa, bari barakimenyereye muri uwo mudugudu. Hari ibintu abantu bamenyereye, hari ibyo nanyiganyije nenze kwishwa kenshi, nkafungwa bakandega ibintu bitabaho mu nzego z'ubuyobozi, ahita amenya ko hari ikintu nakoze ahantu, kuko abandi bari barasinziriye. Abantu rero babura uko babigira, bakitavuga ngo ariko kubera icyo ari ubikora wenyine, afite inzoka asenga mu nyanja, mu kiyaga cya Tanganyika, kuko byarabananiye. Barabimenyereye, ibihanda biraza bakabimenyera, akiga kubituka gusa, bakitotomba. Ariko ninde uzagira gutya? Iye byo kwitotomba byashize. Turabigaburira ibisiga, bagomba kurekura imiryango yacu. Haleluya! Ubushomeri bukavaho, amaestoma agakira, amadepression akavaho. Ibintu byo kwirukana bakwimura uva mu nzu ujya mu yindi, ukayivamo uko ubishatse cyangwa wubatse indi. Haleluya! Haleluya! Umwe ahangaha yakoreshejwe mu kuvanamo amada y'abantu, ariko Imana arakinze. Imana ishimwe cyane. Filipo ngo ajye Samariya, ngo akora ibintu, abapfumu barakizwa, haba umunezero muri uwo mujyi. There was a joy in the city. Tugomba gukubita hasi ibihanda muri Nyarugunga, muri Kanombe, muri Kigali. Oh haleluya! Oh haleluya! Oh haleluya! Ariko twagikubise hasi Bujumbura, umupfumukazi wari uturiye urusengero rwacu arimura ajya gukorera handi, akajya ataha aho ngaho. Hashize igihe gito umugabo aba nk'umusazi, ibisazi bikajya bimuzana mu rusengero. Hashize igihe nawe yarapfuye uwo mama, barakina n'umuriro. Bamaze kunanirwa aho ngaho, ibyo bihanda binaniwe, bitumaho ramfore ibindi bihanda mu yindi quartier. Araza umusataniste ukuriye abandi utuye ahantu hitwa mu Kinindo, azaje guterahura na mami ayoboye amasengesho mu gitondo. Igiterane cyacu cy'umweru cyatangiraga n'iminota 30 iyoboye na mami. Ayoboye amasengesho, wa mugabo afatwa n'umuriro yicaye ku ntebe y'inyuma mu rusengero runini rw'imetero 100. Nimunkure kuwo mugore, nimumvane uwo mugore. Batuwe uwo mugore uwo, umuriro wamutwitse. Baramujyana, basanga ari umuntu uri mu bintu bya satanisme bihanitse, amaze gutanga abantu 6 mu muryango we. Ubwo ngo yaragiye gutanga na nyina w'igitambo, avuga amabanga menshi menshi menshi. Arakizwa. Umucuruzi yacuruzaga amatelefone, avuga ukuntu yihinduye umuboyi kugira ngo atere umupastori wacu. Ibihanda birakubitwa hasi. Ndavuze ngo ibihanda, aho twatangire gusoma aravuga ngo uwavutse kuri cya gihanda arapfuye. Na runaka muri umunagoriyati nawe arapfa. Na runaka wari ufite indege yazingahe nizo kumano arapfa. Na runaka wari wambaye, wari ufite icumu ringana n'igiti baboheraho imyenda. Oh haleluya! Genda ubaristinge bose uko ushaka. Ndavuze ngo baratsembwaho bose. Amavuta ya Dawidi ni ayandi avuga kuri Kristo. Wazubaza ngo amashiya no kuvuga ikintu, kuvuga Mesiya cyangwa Kristo wasizwe hamwe n'amafuta ye. Ngo yaravuga ngo cya Yeshua cyo ndakizi ko ari Yesu, ariko amashiya sinzi icyo ari cyo. Ni kuvuga ngo Mesiya cyangwa Kristo wasizwe, the anointed one and his anointed. Oh hallelujah! Oh hallelujah! Oh Yeshua Mashiach! Oh, the Lion of Judah! Oh, ndavuze ngo ingorane iraje. Urakubita hasi icyo
gatanya icyo gihanda kubw'umuryango wawe, kubw'icyubahiro cy'Imana, kubw'itorero. Pastor ngo badutangiriye kera, baduhereye ngo za Gatenga. Hari umwe nasengeye biriya birataka, ariko wa mugabo iyo waje Nyarugunga tubura amahoro. Ayo ni amakuru meza kuri jye. Ab'Imana abona amahoro, ibihanda bibura amahoro, bisengerezwe. Iyo bikubiswe hasi urumirwa. Goliyati bamukubise ibuye hano, uwo bakubise ibuye hano agwa gute? Agwa agaramye, ariko ngo yaguye yubanye. Oh haleluya, oh haleluya. Ngo arazengerezwa, n'ubiriho birazengerezwa. Oh n'ubiriho birazengerezwa. Ndazireba zitaka ngo ariko biriya bintu bibabwiriye iki? Biriya bintu bibabwiriye iki? Navuze ngo humura, ye kugira uwatera ubwoba. Humura.